So guys, nongeye kugwikaza no kuri Vinke Imba ndetse no kuri filime yacu Ibanga. So guys, rero murabizi ko tugeze kuri episode ya 80 na rimwe ya filime yacu Ibanga. Murabizi ko ejo episode ya 80 mwayibonye. Ese episode ya 80 Yves ko byarangiye afite umugambi mu wo kugirira Niyori nabi. Ese yawukomeje cyangwa se araza kwisubiraho ahindure. So guys, rero ibitekerezo ni byanyu. Ese iyo ubonye Yves ukabona umugambi mubi afitiye Niyori, ubona wamugiriye inama? Rero guys, murabizi ko Niyori we na Nyambo urukundo bakomeje kurushira ku yindi ntera, kandi murabizi ko Nyambo na Niyori bakundana kurenza urundi rugero, ariko ntago habura mo rwivanga. Murabizi ko Deta hari, murabizi ko na Mutoni ahari, ariko Niyori ntabyamubuza gukomeza urukundo rwe. Kandi nawe niba ukunda Ibanga ukaba ari bwo bwa mbere wagera hano kuri Vinke Imba, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Vinke Imba kugira ngo nawe ube waba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga. Murabizi ko tugeze kuri episode ya 81, kandi uyu munsi nuze gucikwa episode ya 81 ya filime yacu Ibanga. Kandi nimba ari bwo bwa mbere waba ugeze hano kuri Vinke Imba, iyi niyo channel yonyine warebaho beheretse zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba ukunda Ibanga ndetse ukabona kunda Nyambo muri rusange, ndagushishikariza kugira ngo ube wakurikira Ibanga byeruye, kandi ujye unatanga ibitekerezo kuri filime yacu Ibanga, kandi igitekerezo cyawe cyutanze kirumvikana. Kandi murabizi ko twebwe tutacya tubaca inyuma, murabizi ko utanze igitekerezo usubizwa, kandi murabizi ko twebwe iyo uri umufana wuzuye, murabizi ko hari akantu kazagenerwa umufana wabaye uwa mbere. So guys, rero kugira ngo uzabe wabo tsindira ibyo bihembo bya filime yacu, kuba warabaye umufana wa mbere nuko uba warakoze subscribe hano kuri Vinke Imba ndetse ukanakurikirana behene sense zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba unabikurikirana, komeza ushiremo agatege ndetse unatange comment uri hano hose. So guys, rero niba ukunda Ibanga, ese wowe urabona zira myitwarire Yves afite, urabona wamugiriye inama? Ese ubona zira myitwarire akomeje kugaragariza Niyori, wowe ugiye kumugira inama wamugiriye inama? So guys, ibitekerezo ni byawe, kandi turabizi ko noneho mu mujyi Tereza yabaye Tereza. Kiramani agiye gusaba Queen, ariko papa we byamucanze mu mutwe kubera ko Tereza yamuzuye mu buzima. So guys, rero nkuba ari wowe kira kibazo kikakuzaho, ukabona hari umuntu uje kukwaka umwana wo waguze, kandi unabizi ko umuntu ari nyina w'uwo mwana, wowe wabigenza ute? Ese wafata icyemezo cyo papa Kiramani yafashe, cyangwa se wowe wareba ikindi kintu ukora? So guys, rero murabizi ko noneho episode ya 81 tugiye kubazanira ibintu byose byasobanutse, kandi ntuze kubura. Kandi niba ukunda Ibanga, ndagushishikariza kugira ngo ube uri tayari kuri Miss Nyambo mukanya y'amasaha episode ya 81 isohokera, murayazi. Kandi niza no gutinda uraza kwihangana, kuko murabizi ko twebwe muri kino gihe dufite mutuntu tw'utubazo duke turi gutuma tubagezo episode bitinze, kandi murabizi ko tubakunda. Niba ukunda Ibanga ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo ndetse ukaba warakoze subscribe hano kuri Vinke Imba, ndagushimira cyane kuko wahisemo neza ko warakoze subscribe hano kuri Vinke Imba. Uri umuntu w'intwari wahisemo neza, kuko watsindiye ibihembo bya mufana wa mbere wakoze subscribe hano kuri Vinke Imba. So guys, rero nagutindiye, murabizi ko twebwe tujya dutinda, ntuze kubura mukanya tukugezaho episode ya 81 ya filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes za filime yacu Ibanga. So guys, rero murakoze cyane, ndabashimiye.